Nk'uko mubibona rero umunyarwandakazi yakomeje kugenda abazonga cyane ku buryo bukomeye cyane. Ni umunyarwandakazi rero witwa Claudette ku munsi w'ejo hashize nabwo yaje kuba yakwandika amateka hano muri iri siganwa. Muri iri siganwa rero ry'amagare, irushanwa rero ku rwego rw'isi, aho uyu mukobwa byavugwa ko yari arimo aragenda imbere y'abo bose. Ejo rero ku itariki ya 22 birumvikana yari kuri etape ya kabiri. Uyu munsi yari etape ya gatatu tariki ya 23 z'uku kwezi rero kwa cyenda uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025. Turaje rero kugira ngo tukugezeho uko byifashe kugeza muri kano kanya, ariko nyaboneka niba ari ubwa mbere wanye natwe reka tugusabe ukande kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Amakuru yacu ugiye kurikirana gatanu ku kandi. Turagusaba gukora share cyangwa se partage amakuru, unayasangize inshuti n'abavandimwe, byibuze abantu batatu cyangwa bane nubikora uraba uduteye inkunga ikomeye cyane. Ni irushanwa rero, ni irushanwa ryitabiriwe n'ibihugu bigiye bitandukanye kuri iyi si, byumvikane nyine ko ari irushanwa ry'isi, ndetse iri rushanwa rikaba aribwo bwa mbere ribereye muri Afurika. Igihugu cy'u Rwanda rero akaba aricyo cyaje kuba rero cyakwakira iri rushanwa ry'isiganwa ku magare, irushanwa ry'isi rero yose, aho ibihugu bigiye bitandukanye, ibihugu birenga 400 birimo birakurikirana iri rushanwa ririmo rirabera hano muri kino gihugu cy'u Rwanda. Urumva nanone ku rundi ruhande nanone ni ishema ku gihugu cy'u Rwanda, dore ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyo kitajya imbizi n'igihugu cy'u Rwanda, kitakozwaga ibijyanye no kuko iri rushanwa ryaje kuba ryakwakirwa n'iki gihugu cy'u Rwanda. Ariko nanone ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakaba hari n'andi makuru yemeza ko mu by'ukuri baje kuba babuza abakinnyi babo kuba baza kwitabira iri rushanwa ry'isi ry'isiganwa ry'amagare ririmo rirabera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ababiligi ku munsi w'ejo hashize, birumvikana hari ku itariki ya 22, ni muri etape ya kabiri, ni ku munsi wa kabiri w'irushanwa, aho byagiye bigaruka ko kuva umubirigi yatwara individual, kuba umuntu akora wenyine, akaba yaratatwaye rero etape yabyo. Ababiligi rero bakaba barahise bazamura amabendera mu gihugu cy'u Rwanda. Byagaragazaga ko bishimye, video zagiye zicaracara ku mbuga nkoranyambaga ndetse ziza kugera ku butegetsi bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kugeza ubwo ubuyobozi mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwabaye nkaho bwijunditse igihugu cy'Ububirigi, dore ko hari ibyo bemeranyagaho cyangwa se hari ibyo igihugu cy'Ububirigi cyagenderagaho ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni bijyanye rero no kuba igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kitakijya imbizi n'igihugu cy'u Rwanda. Birumvikana kuba iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gishinja u Rwanda ko rufasha umutwe wa M23. Akaba ariyo mpamvu rero kugeza amagingo aya ngaya n'abakinnyi basiganwa ku magare bo muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baje kuba babuzwa kuza kwitabira iri rushanwa. Reka tugaruke nanone ku gihugu cy'Ububirigi. Hari umuyobozi, biravugwa ko ari umwe mu bayobozi b'igihugu cy'Ububirigi rero waje kuba yashyira hanze amagambo akomeye cyane, ndetse amagambo asesereza, amagambo asebanya, amagambo abiba urwango, aho yagaragaje ko igihugu cy'u Rwanda ngo kitari gikwiriye kwakira irushanwa bitewe n'uko igihugu cy'Uburusiya nacyo cyagiye gishinjwa ibirego nk'ibyo u Rwanda rushinjwa, birangira rero bagikumiriye buri kimwe cyose. Akaba rero yari yakomeje kugenda agaragaza ko ngo n'igihugu cy'u Rwanda nacyo cyashyirwa muri uwo mujyo, kikaba cyakumirwa kuri byose, haba kwakira aya marushanwa n'ibindi byinshi bishobora kuba byahuriza hamwe abantu baturutse impande z'isi zigiye zitandukanye.
Uyu umuyobozi wo mu gihugu cy'Ububiligi rero akaba yaje kubitangaza ariko bikaba byaje kwamaganirwa kure n'abategetsi nanone ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda, ariko nanone bamwe namugira inama bamubwira ko akwiye kwitonda ndetse ibyo avuga akaba yabijyana gake kuko nta kintu na gito bivuze. Ibi rero bikaba yaraje kuba yasubizwa na Nduhungirehe, uyu akaba ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Rwanda, aho yamubwiye ko akwiye kwicara agafata amazi y'akazuyazi agatuza, akareba ko ibintu byakomeza kuba byagenda neza. Iri rushanwa rero ni irushanwa ryazanye ba mukerarugendo hano mu gihugu cy'u Rwanda, urumva nyine abantu bagiye baturuka impande n'impande, impande zigiye zitandukanye, baje kuba bakwitabira iri rushanwa ndetse magingo aya ngaya bakomeje kugenda bagaragaza ko igihugu cy'u Rwanda ari cyiza, igihugu cy'u Rwanda uko bakibabwiraga atari ko bagisanze, cyane cyane ku ruhande rw'abaturutse mu gihugu cy'Ububiligi, bakaba baje gutangaza ko bababwiraga igihugu cy'u Rwanda cyangwa se uko bumvaga igihugu cy'u Rwanda kivugwa ntabwo ariko bagisanze, ndetse mu by'ukuri ibi byose bakaba bagiye babivuga bagaragaza ibyishimo bikomeye cyane, ndetse hari nayo mpamvu ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza magingo aya ngaya basa naho bijunditse igihugu cy'Ububiligi kuba abakinnyi bacyo cyangwa se bamwe mu baturage bari baje gufana abakinnyi b'amagare cyangwa se abasiganwa ku magare hano mu gihugu cy'u Rwanda, abazamuye rero amabendera mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva ni amabendera yari yaramanuwe hashize igihe ubwo igihugu cy'Ububiligi kitacanaga uwaka n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse zimwe mu mfashanyo igihugu cy'Ububiligi cyafashaga imwe mu mishinga igiye itandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho rero byahise hafatwa umwanzuro biza kuba byahagarikwa, dore ko igihugu cy'Ububiligi cyasapodingaga igihugu cy'u Rwanda miliyoni zigera muri 50 z'amayero. Urumva nyine ni akayabo k'amafaranga menshi cyane. Twari tuje rero kugira ngo tugwe update z'aya makuru akomeje kugenda agarukwaho kuri isiganwa ry'amagare ririmo rirabera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa tunakwibutsa niba ari ubwa mbere ubanye natwe ukande kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibone mu bambere amakuru yacu ujya kurikirana gatanu ku kandi. Turagusaba gukora share cyangwa se partage amakuru ukayasangiza byibuze abantu 3 cyangwa 4, urabuduteye inkunga ikomeye cyane, urabutweretse ko ubana natwe 5 kwa 5, uko tuzajya rero dushyiraho amakuru ukazajya uyabona uri mu bambere. Ciao ciao, bye bye, astra vista.